Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndaramushije cyane izina Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanywa meza, afite ijoro ryiza. Mana yanjye, Uwiteka yongeye kudutera iteka kugira ngo twibone ahantu tumeze neza, tunezerewe, nta gikuba cyacitse. Mana yanjye, ari amashimwe. Hari abo twaba tugiye kuganira bari mu gihe cy'ibibazo, bari mu gihe cy'agahinda, bari mu gihe navuga ngo kitanejeje. Nakubwira ngo komera, ihangane, ibihe birahinduka kandi situasiyo mbi ijya ibasha kuvamo, navuga ngo situasiyo nziza cyangwa amashimwe mu gihe umuntu atahateganyaga, cyangwa se mu gihe umuntu yateganyaga ibintu bibasha guhinduka isaha n'isaha. Namwe muri mu bihe by'ibirori se, ngira ngo dushime Imana dushime Imana kuko ibirori biduha akanyamuneza ku mutima. Navuga ngo bituremera amashimwe se, binezeza imitima nka gutyo. Ni byinshi abagize mu break turagiye atandukanye, ni byinshi kugira ngo twegerane, nyine twegerezanye bitewe n'amasituasiyo turimo. Hagize anniversaire, Imana yanjye, anniversaire nziza, happy birthdays, happy wedding anniversaries, happy wedding day. Ni byinshi, congratulations, ni byinshi ni byinshi kabisa. Turagiye rero. Uwiteka aduteye iteka kugira ngo twongere tuganire ho gatoya. Hari ikintu ngira ngo tuganireho maze iminsi ntekerezaho, maze iminsi mbona se ama experience agiye atandukanye, nagira ngo tubiganireho. Kadusome ijambo ry'Imana Zaburi y'ijana, kaduhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime musingize izina rye. Kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava uhoraho ibihe byose. Kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Amen. Imana ishimwe cyane. Tubonye ijambo ry'Imana ryiza, bavuga ngo tubonye Zaburi ifatwa nk'indirimbo, amashimwe cyane ibintu nk'ibyo. Aho tugeze aha, nta muntu navuga udafite gushima Imana. Nta muntu wabura, aramutse arebye inyuma, nta muntu wabura ikintu ashima Imana. Mu yandi magambo, twese dufite amashimwe. Twaba turi kuganira urwaye, twaba turi kuganira wishimye, twaba turi kuganira ubabaye, twaba turi kuganira ufite ibibazo, twaba turi kuganira uri gucelebratinga. Umuntu wese mu cyiciro arimo, navuga ngo dufite ibintu dushima Imana. Reka mbaho ubuhamya gatoya. Ibintu byinshi bifite, duhereye navuga ngo ku munezero, kuko umunezero ngira
ni impano. narawusengeye ndawubona. Amahoro ngira narasengeye ndayabona. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu mpora nshima Imana. Ni ibintu navuga ngo umuntu wese twahura namuratira. Ni ibintu mva bitanteye isoni. Ariko hariho umuntu ushaka kuvuga ati kuba mfite amahoro, kuba mfite umutuzo, kuba nezerewe ntabwo ari ikintu njyewe nagashimiye Imana. Ntabwo ari ikintu navuga ngo kirenze. Ukavuga gutyo ukibeshya. Ariko ukirengagiza igihe wagisengaga ugisaba. Ukirengagiza igihe wari uri ku mavi upfukamye uvuga ati Mana, ibi nubikora nzagushima. Mana, ibi nubikora ibi nibigenda neza nzapfukama imbere y'abera nkuzamurira amaboko. Abantu benshi tugera kuri iyo level dusenga, ariko mu gihe cyo gushima bikanga. Mu gihe cyo guhumuriza abandi, tuvuge uhuye n'umuntu ugize ikibazo, ukagira isoni zo kuvuga ibyakubayeho, ukagira isoni zo kuvuga ko hari ibyo wasengeye. Nasengeye ibintu byinshi cyane. Hari igihe umuntu asengera, tuvuge hari ibintu bitera isoni. Ugasengera urugo, ugasengera ubukwe, ugasengera umwana, ugasengera amashuri y'umwana, ugasengera umwana gutsinda ku masomo, ugasengera umwana kutiyandarika, ugasengera umwana gukura neza. Wabona ibyo byose ubigezeho ukavuga ngo ibi bintu ntago nabishimira. Kuki utabishimira? Kuko ndabona n'abandi barabifite kandi badasenga, barabihawe. Mu yandi magambo banseka. Ugatinya gushima Imana, ugatinya guhura n'abera ngo ushima Imana, uvuga uti Imana wankoreye iki? Kubera kumva ko ibyo Imana yakoze ubigize ibintu byoroshye, ubigize ibintu byoroheje, kandi igihe warupfukamye byari bikomeye, byari bikuraje inshinga, byari bikuremereye, byari bindemereye. Ariko umunsi wa none urashyitse, uravuze ati no, ibi bintu birasanzwe, ibi bintu mbishimye banseka, ibi bintu mbivuze bamfata gute? Urumva ukibagirwa ko uri gushima hari uri kubaka, uri gushima hari mwene data uri gusubiza imbaraga, avuga ati ye, uzi ko bikunda burya, uzi ko umuntu asengera urugo, uzi ko umuntu asengera urubyaro, uzi ko umuntu asengera icyo kurya, uzi ko umuntu asengera icyo kunywa, uzi ko umuntu asengera agakiza kugira ngo akagumemo. Kuko iyo turebye impano ikomeye, impano iruta izindi, aka gakiza karakomeye. Niba uri umukristo, niba uri umwana w'Imana, niba waracunguwe, niba mbese urimo neza, ntuzajya mu iteraniro ry'abashima, mu iteraniro ry'abanezerewe, bakabaza umuntu ushima, ujye umanika agatoki ushime, uvuga uti ndashima Mana, ndagushima ko wampaye agakiza. Agakiza ni ikintu gikomeye, akagakiza ni ubuzima, akagakiza. Umuririmbyi yaririmbye ngo umunsi mwiza nibuka, ngo none nakwemereyeho. Uriya ni umunsi ukomeye, iriya ni decision ikomeye wafashe. Wowe twaba tuganiriye warakira agakiza, ndetse nawe utarakakira we twaba tuganiriye, yambwiye ko iri shimwe ry'agakiza riraremereye.
ntuzagire aho uvuga ati buse hagize unyumva, hagize umbona, ndiho ndashimira agakiza, ndiho ndashimira ibintu bisa n'ibyoroheje. icyo wibuka cyose Imana yagukoreye ugishima, kubera ko iyo dushima bihereza Imana ni glory, ni icyubahiro cy'Imana, kandi hari abasubizwamo imbaraga. Kandi nanone iyo uri gushima hari ikindi kintu uri gusengera, kubera ko duhora dufite amabezuye, twe nk'abana n'abantu duhora ibyo dushaka. Iyo wibuka ibihe byatambutse, ukibuka ibihe byashize, ukibuka ibihe wabayemo, ukibuka ibyasubijwe, ukibuka amasitasiyo wagiye unyuramo ugasenga, biguha imbaraga zo kuvuga ngo n'aha ngaha ndi nahatambuka, n'aha ngaha ndi naharenga. Imana yarema andi mashimwe, Imana yansetsa, Imana yahindura amateka, mbese ugasanga bihora ni nk'amazi ahora yuhira ururabyo se, yuhira igiti cyumye cyakakaye. Tuba mu mashimwe mu ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye muri Zaburi 100 ngo muze mu bikari bye mumukorere munezerewe. Nubwo ubu ngubu nta kiri gukoreka, nubwo ubu ngubu nta kiri kuba, ariko ibuka igihe byabaye, ibuka igihe byari bicitse Imana ikakwambutsa. Naho se ndeba ijambo ry'Imana ndareba, ariko ndavuga ariko ibintu Imana yadukoreye tubiye kubigira treasure, tubiye kubigira treasure ni ubutunzi, tuwe kubigira ubutunzi, tuwe kubigira ibintu tugumbiriye, ibintu dufashe, ibintu dukomeje. Kuko nahoze ndeba ijambo ry'Imana ndareba niba Imana yarahaye Sara umwana, ni ukuvuga ngo ni ibintu tuvuga ntiturambirwe. Hariho n'umuntu ushaka guhaguruka akavuga ati ndashima Imana kuko iri jambo nararisomye ngo Uwiteka yahaye umwana Aburahamu, ngo ndafashwa. Ariko wowe hari icyo Imana yakoze, ntago ubu ngubu muri iki gihe cyagufasha ngo kikubera ubutunzi, kikubera urwibutso uzajya uhora wibuka ngo Imana ikera gikoze. Imana yarakoze. Hari igihe najyaga nsengera nkavuga ngo Mana uzame kubyara, abakozi basengera ubundi n'ibiki. Ariko njye ntago nubwo Uwiteka yampaye umwana, ntago njya bifata nk'ibintu bigize gute bisanzwe, mpora numva ari ibintu bishyashya, ibintu bishyashya, kubera igihe wafashe ubisengera byari bikuraje inshinga. Abarokore tugira ibintu dusengera ukandika, ugasanga mu kwandika ushyizemo abana, ushyizemo urugo, ushyizemo abuzukuru, mbese ni ibintu in the realm of the spirit birahari, ariko mu isi y'umubiri ntago birabaho, ntago bizi. Rero igihe cyo kubibamo kigeze, bimaze kwambara umubiri, ari amafoto wamanitse amaze gufata, navuga ngo kwambara umubiri bigezemo, ubigize ibintu bisanzwe, kuko ubona ko n'abandi bahetse, kuko ubona ko n'abandi bakujije, kuko n'abandi bitwa ababyeyi, ubifashe nk'ibintu bisanzwe, urabyoroheje. Isaha none, umunsi wa none nje kugira ngo iby'Imana gukoreye ntago ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu byoroshye. Hari n'ibyo abahanuzi bavuzeho, uravuga ati ibi bizashoboka, ibi bizacaye, ariko birakunda, birashoboka, birashyika. Rero ibuka yasayo y'ibyaha Uwiteka yagukuyemo,
ibuka ahantu ubigira ubutunzi bwawe, nubwo ubu ngubu nta kiri gukoreka, nubwo ubu nta kiri kuba, nubwo ubu nta gaco gutabarwa, reka mbivuge gutyo wumva, ariko reka biri Imana yakoze ubifate nk'ubutunzi, kuko iyi Bible yacu ubutunzi bwinshi dufatamo nibyo Imana yakoze. Kristo azura abapfuye, Kristo agenda hejuru y'amazi, Kristo akora ibitangaza, atubura amafi, atubura imigati. Imana itanga urubyaro, Imana itanga isezerano rya Kristo. Ni ukuvuga ngo tujya tubifata turabigumbira, tubigira ibyacu, turabikomeza. None wowe nkawe ngibiri Imana yagukoreye, kuki utabifata ngo bigire ubutunzi nawe ubirate, kuko Imana yarabikoze. Nabona iminota igiye kuba myinshi, ariko ijambo nabifite munsi niri kukubwira ngo fata iby'Imana yagukoreye ubigire ubutunzi bukomeye. Ntuzagire wumva ko byoroshye kubera ko n'abandi babifite, ugiye ko wowe wabisengeye, uhora ubisengera, uhora ubiragiza Imana. Ntuzigere ugira isoni zo guhaguruka ngo uvuge ngo Uwiteka yankoreye iki, kuko ntawamenya uwo byafashe. Imana ishimwe cyane. Byari ijambo rito, ariko ndumva hari uwo tuganiriye. Twaba tuganiriye utarasubizwa, twaba tuganiriye uri ku masezerano, uri ku mavi, uri mu makayi wanditse, ufite byinshi usengera. Najya nkubwire ngo hari igihe kizagera, navuga ngo ukaba mu masengesho wasenye, ukaba mu bisubizo by'amasengesho wasenze. Ntuzibagirwe Imana, ntuzibagirwe gushima, ntuzagira isoni, ntuzarangare. Imigisha irasindisha, ujye warabikomeje ku Mana, kuko ibyo usaba ejo bizagutera gusaba ibirenze. Ibyo utekereza ushaka ejo uzabibona biguhe gutekereza birenze. Mu yandi magambo, muri ubu buzima buri munota dukenera Imana, buri munota dukenera kumva ijwi ry'Imana, buri munota dukenera kumva ihumure. Yewe na biriya dusaba bijya bituma turushaho kwegera Imana. Tugatugana utarakira Kristo, bivuga ngo uyu ni umwanya mwiza wo kwakira Kristo, kuko ibintu byose tubonye turi muri Kristo biba ubutunzi, navuga ngo bushimishije, kuko ikintu cyose umuntu abonye ari umugisha, umuntu abonye ari impano, abone muri Kristo kibasha kurindwa, kibasha kugira ubundi buryohe. Kizwa wakire Kristo, ntabwo ari igipindi, biriho birakora. Twarabibonye natwe, twarabibonye, turacyanezerewe, turacyakomeye, turacyashima Imana, turacyayihimbaza. Nawe washima, nawe waruhuka, nawe watanga ishimwe, nawe waba mu mashimwe, ndetse nawe wasubiye inyuma, wowe wacitse intege, ongera ugaruke, biracyakunda, biracyemera. Umwanya wawe urahari. Sawa, reka mbareke rero, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mushima Imana, mwibuke imirimo Imana yabakoreye, mwibuke ibitangaza, mwibuke aho mwavuye, ndetse menye ko naho muri kujya harimo Imana, harimo gushaka kw'Imana, harimo kwemerera Kristo, ibintu byagenda neza, ibintu byaba neza. Rero navuga ngo mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.